Semada ko mbona amasaha akuze mbona nta kintu muri gutegura ntabwo nakubwiye ko muzehe wanjye azansura ntabyo uzi ntabwo nabikubwiye ntabyo yigeze umbwira rwose ko ntabwo njye ntabwo nigeze nkubwira ntabwo nakubwiye ko ibuka neza ntabwo nakubwiye ko muzehe wanjye azansura uyu munsi ntabyo wambwiye rwose none reba isara ukuntu isa nta kintu ndi kubona ku meza muzehe wanjye kuko oya wivunika naza ntari bubure icyo ari bufate hano muri uru rugo turiyaranje ariko nanone kuba ntabikoze ntabwo bivuze ko ntakabaye ngomba kubikora ahubwo ntiwabimbwiye ubu koko ubu muzehe aze kuza gutyo gusa muri uru rugo asange ibyo ari busange dufite n'ibyo turi bumwakirize rero none se muri firigo dufitemo amazi na ji ubwo ngubwo muzehe wanjye ntabwo akunda ibintu by'amazi ntiyigeze ariko rero nawe ikosa ni rye kuko ntabyo wambwiye ubimbwira mbere tuba twashatse uko tubigenza none ubintunguje ko agiye kuza utigeze ubimbwira gusa wumvaga nakora iki kandi kuzi ko ndwaye nanjye so rero muzehe wanjye uze kumwakira neza nk'umubyeyi wanjye nta kibazo rwose ndi bumwakire kandi neza rwose uze kubikora neza abizi neza umuntu wita ku bashyitsi cyane yego wenda ntabwo wabyibukaga ariko ngende mbona bikubwiye sinzi impamvu ariko nyine ubwo ngubwo biba byari ubwo twarabyibagiwe twembi rero ariko muzehe wanjye rero mu kanya araza n'agakoni ke ubu ngubu nta nubwo muheruka nanjye yamaze kuba nk'agasaza ubu ngubu bagenda yunamye ahari sinzi ubwo se umubyeyi amara imyaka ingana gutya se utamuheruka habaye ikiba bagenda kumureba akazi kaba ari kenshi abasaza rero bagira yashaka kuzakuvuma ubwo ari papa wawe kugenda ukibagirwa kuba ufite urugo ntabwo bivuze ko wagombye kwibagirwa na papa wawe ubwo rero naza nturakiranukana nawe rero nibwo najyaga mugurira igikamba nkamwohereza sinzi niba oya ibyo byo nta kireguzo na kimwe ufite ubwo se ngaho wumva ubwawe niba ubyivugiye ngo umuheruka atarasaza none ubu numubona uramukirizwa n'iki nawe urabizi mu mujyi ukina amafaranga cyane ariko muzehe wanjye ntabwo ajya akomeza ibintu naza nkamugurira igikombe cy'ikigage nkamuha uragikura he namuha amafaranga azakigurira ngo mu cyaro ntakiri bubone ahubwo ubuse ubu ngubu araza kubamenyera niba agifite telefone ariko ndemeruka we yafata inzira akagenda umujyi ungana gutya nta contact afite ngo aguhamagare uko yabikubwiye niko n'ubundi ari buguhamagara kubwira ko yahageze sinzi kabisa ahubwo natekerezaga ntiburiya najya gutaha turaza kumuha ihemamba tubiganire hakiri kare mu cyaro ntabwo yabura natwe nk'abantu bakuru turashaka icyo tumugenera kimushimisha nk'umubyeyi kandi nka data bukwe umura rwose turagerageza rwose reba utuntu mutekera nta n'ugagorana ntabwo arya ibiryo byinshi oya wenda umukobwa wawe nawe arabahageze nagusobanuriye mubwira ko mfite ikibazo cyo kurwara ndumva ntameze neza umugongo uranyishe ntase shade yagiye ubundi yambwiye ko yagiye kurepeta ariko kuva mu gitondo kugeza n'isaha ntaraza niba yarepeteye hehe ntawamenya twamutegereza nyine ngo ari waza kuri iyo mirimo wowe uza gukora ibishoboka ntabwo wategereza shade tutazi igihe ari bugerere hano sibyo nta kibazo kanze ndebe ko mbigenza genda urebe rwose nyabona muzehe ariko umva humura reka nzamuke kwa Faustin ndebe ko namubonera icyo kunywa ubwo n'ibyo kurya muraba muganira mbe nteka n'iminota sigaze se si umusegonda umwe muzehe ni karibu rero karibu rwose wari umaze igihe kinini utagera ahangaha iminsi yari ibaye myinshi mwana wanjye hano naherukaga kera ariko warakoze kweri siko nangiye kwinjira mvuze ko nazanye inkoni imwe nkaba ndeba ndanyerera nkagwa gashahurwa warakoze mwana wa umuntu aba yaragerageje papa ariko harajya kuri gate mpageze umuhungu arantangira n'umusekiriti niwe numva numurinzi niki uriya muhungu wanjye rero nkora akazi neza nyine buriya niyo mahame umuntu aba yarabahaye akashahurwa yari yanzonze ntuziri gucirira imbwa pe n'umujura y'injuru yamusama uriya rwose ndamuzi yewe uriya arakaze ndamuzi nta muntu ujya upfa kumwinjirana n'inzoka
hari igihe azinzanira akambwira ati bose ati dore inzoka nafashe rwose zigiye kwinjira iwawe. nuko nta nzoka izandira umwana abuzukuru banjye baraho baraho bameze neza n'umukazana rwose araho kanya nawe arabageze ahangaha ariko ntabwo yarugatse kudusura tuba tuburanyeho yego madamu wanjye rwose muraho neza muraho ko muri mukobwa wa nta mahoro se ramba nuko wa ndabona mumeze neza turaho turashima Imana kabura se wanyu karagwa umugongo kagwaga nakomeje kumva muganira nanjye nari ndi mu bikari yo ngiye ndavuga ngo kanze musuhuzeho yego amahoro se ari amahoro natwe twabaherukaga kera cy'amano ziri vumbi nta gutinda mu magambo mushakira ko nk'adore urugendo rwa rwabaye runini ndabizi yego ngayo ngukora mwana wanjye ugeze kumbwira ngo ndakugura imodoka mbere rero numva abantu bari kuvuga ngo hari ubwato bwari gitiye mu nyanja ngo buhetse imodoka aho ntabwo harimo iyawe mwana wanjye tambwira ko niyanjye yari gise niyo mpamvu nayitegereje teze ngo uzampa umunyenga yego mukaza mushira inyota dore urugendo rwa rwabaye rurerure umwana bw'umugisha bamu wanjye rero kwakira abashyitsi neza nyabona somo kakaguru tabari yose urugendo rwa rwamubanye rurerure rega bafite icyapa mari kure ni kure yewe sinjya nkubwira akira akabando njya nkubwira ni kujyayo ntabwo byanyorohera n'aka kazi nyabuna ntabwo byanyorohera rwose uze ni amahoro se ari amahoro muzadusura ryari se turabiteganya muri iyi minsi tuzareba uburyo dusimbukira iwanyu ngo tuze tubarebe koma numva ngo mama muri mu kazi akazi nako karagenda kagatuma abantu bagira gute baherana basanga neza baranganye umuhungu wanjye muheruka kera none dore arandusha iki uruhara kashahurwa none se ntabwo muheruka atarazana uruhara da gusa numva ko imyaka ibaye myinshi imfura igenda nka se ariko rero ntegereje kuzarya uriya munyenga we modoka wambwiye neje bundi ariko atari iyo ngiyo yari giteye mu nyanja kangire neza sikama akazi keza iki cyatuma ntagura imodoka yego umwana wa rwose twanisema n'ubwa mbere nyibonye mwa sima y'umweru wariya nta hantu iyi sima igiba ko byaye neza pe iyo wigurira akantu dore umuhungu wawe rwose ntacyo aba atarakoze ntuheruka se tugishakisha imibereho ariko urebye uko biza igihe mwari mucumbitse kwa cya kigabo cy'igisilamu cyagiraga amahane sha ugeze kutwirukana n'injoro yakainda karanyishe mana warakoze mana warakoze rwose kwita ku mwana wanjye ukamugirira neza Aleluya. Amina. Rega ngize amafaranga nawe ndakubahisha papa. Nego mwana wa. Abantu weyo ngo mu cyaro ndabiza bava ati muzehe runaka afite umwana ufite umukire wo mu mujyi. Ngo ruzongera kumvuga se? Akashaho. Kareka. Nina nkomeye. Ndaza kukwereka kandi bugukorere ugende ubagorere nk'amacupa 20 y'inzagure ukuntu bajya Tsindi cyumweru cyose. Abizi neza barahita bashaka umuntu uzajya ukurariye shadi yadusige tubana hano. Shadia. Amaze kuba inkumi aza kumubona rwose ejo bundi ndaba nashingiye. Yego wa. Nenda nazagenda mbonye ibirori by'ubuvivi. Iminsi mike turaba twazinyoye dani iminsi mike. Nuko mwana wanjye. Kuzana dusure rwose. Oya nzabasura ndi muri iyo modoka ariko se kubwo bwato ariko nagirimo ndatekereza. Kuko ejo bundi nabahamagaye bambwira ko iri bugufi kandi nyine amato ntabwo nagenda mu nyanja amato. Nuko rero nawe amaze yararwaye byarubaga impande imigongo iki ahora kwa muganga buri munsi. Mama we ahora yahira byatsi by'ibishaka imba isafuri yiruzuye ahora nkwajya kwa muganga byaranze. Iyo muvuganye kuri telefone nibo mvuga ko vuga banumva hinira wajyangwa kuka kagiye guhera izabukuru byose. Ariko Imana iri kumwe nawe ndabizi neza ko atagira hazaroherwa ndabizi. Yego zoroherwa rwose. Ewe murabe muraho waka turaho papa rwose ubuzima bwa bukomeza nyine byaho ngaho nyine
umuntu nta kintu ababaye. Uriya mwana wanjye rwose kuba nkubonye mu maso ntabwo wakumva ngo napfuye ntajyana agatima keza ijuru naritaha ntagenda anyuzwa. Oya umura nanjye ndagushimira kandi kuba warambyaye ngo umwana wanjye ukanyigisha nkiga ubwenge nanjye nkibesha rega nibyo biranga umubyeyi nyine nyawe wo kuba afite wo kuba ari umubyeyi nyine watanze uburere wagize icyo akora ku mwana. Umwana wanjye umubyeyi yigishije umwana akamukuza akamuha uburere n'umwana aramwubaha kandi akamwubahisha. Ubu ngubu rwose ndabizi neza ko nanjye mfite umubyeyi muzima wambereye umumaro. Ubu ubaye utarambere umumaro ntago wazi wanjye ngo nkugura aka gacupa. Niyo mpamvu rero nkushimira. Ndaza kuzagukorera n'ibintu bikomeye ndi gutegura. Buretse wowe uzabibona rwose. Reka rero nibese gatoya ndebe icyo mu gikari bari gutunganya. Kariba ariko mu rugo nta kibazo. Nta kibazo ndanezerewe. Hajya ujya nimero za murumuna wawe ca? Murumuna wanjye se. Mbwire nyuko ko nahageze. Kandi mumena muvugisha. Mbwire byiza nabonye tukashaho. Yageza kubyara pe. Mama wowe ntabwo arabona perime se ya moto ko nayo utsambwira ngo agiye gushaka perime y'imoto. Mana ngazakorera ejo bundi. Numvaga nyine ari kumubwira ngo najye gukura ibijumba hamwe hirya mu gikombe ari kuvuga ngo ngagiye kwihugura mu masomo ngo ejo bundi atazatsindwa. Byari byo byose azakora byari ejo bundi. Oya nagire n'abatera imbere twese tube abana tuba abana bawe nyine bakomeye vuga ko azategura moto. Kuko afite amagare 3. Vuga ko azatayagurisha rero agahitaguramo moto nshya. Urumva abana bagakwaya bose babaye bakomeye muri cyacyaro. Mene gakwaya. Mene gakwaya rwose. Cyane mwana agomba kwandika izina hari. Mara mu cyacyaro tugomba kuba ubahagarariye bose. Takashaho. Ndashaka kuzagukorera nanjye nkakwitura ibyo wankoreye. Tuzi ko bavuga ngo urukwavu rukuze rwonka abana. Turasaza imbaraga zirimo ziragenda. Amukase y'abantu baragorwa ariko iwe nta nubwo inkono y'itaba zava. Stress n'ibintu byose biramusuzugura ngo nasendere isuzugura. Ni karibu. Yewe muraho neza. Meze muti? Turaho turashima Imana. Gira abana. Ndabashimye. Namahoro. Namahoro. Mumeze muti? Turaho. Mugira kuki? Turashima Imana. Namahoro. Yego. Nicara hangaha. Aho ushaka rwose ni karibu. Wakoze. Yego. Wakoze wa mukobwa mwiza we. Yego. Mugira kuki se? Turaho turashima Imana. Mwebwe se muragera kuki? Turaho tumeze neza turakomeye. Akavura karagwa iwanyu ko twebwe imvura imaze igihigwa none itakiva ku muryango. Hore ceceka. Iri ku muryango. Ubu njitaracya ndangije ndavuga ngo uko byakabaye kuko nari maze igihe kinini ntabasura. Yego. Ewe. Urumva namaze igihe kinini ntabasura nagira gute ntamenya amakuru yahanga ndavuga se reka ngere njye kuri uyu mugabo yari inshuti yanjye. Yego. Uyu mugabo wahanga yari inshuti yanjye. Birumvikana. Twariganye. Twaraturanye. Urumva ko twabaye. Umeze ute se? Ari hese ko numva dateza muri urugo ko numva bidakoma bitaye. Hari abantu ajyanye nabo sinzi inama niba bagiye mu nteko kugira ngo bishoboka yego. Bagiye mu nteko. Ugira kuki se? Ndaho ariko nararwaye umugongure naho kuzamura. Ariko nawe rwose ariko urwara umugongo ufite nyir'urubaga mu rubanga. Ariko nawe rwose nyir'urumenya rega umuntu azi gusimbuka urukiramende. Ko muzi kuva na kera yarazi gusimbuka urukiramende. Ibyo ngibyo ngo amabanga y'inzu ngamenywa n'urugi ntiwamenya ibyo ari byo buriya iyo mugongo ntiwamenya nayo ituruka. Ahandi se wowe uraho. Ndaho. Umeze ute se? Ko ndeba uribwa ari gushaka nko kumbaza ngo abo mu rugo bameze bati ubwo ugiye kumbaza iby'umugore ariko kureba ko emva ijisho rya mukuru koko barabivuze ko ritajya ritengamuza none se ubwo nijya ngiye kukubaza mu rugo baraho na madamu kwiruka inzira muki
divorce ntitwayikoze ntiyarangiye ntitwagabanye ubu buri umwe ntari mu bye ubu ntasigare mu mujyi hariya hirya ntiyicuruza ahubwo kuvuga ni ugutaruka yakwikuyeho kandi kazagorwa ubu ngubu yagusigiye kuvuga ko ari ugutaruka ariko ahubwo ni ukure uko mwangenza nk'abategarugori b'iki gihe mukangendagenda mukashakira abana beza burya inshuti y'umuryango iba ari inshuti y'umuryango bagira ngo ahubwo mukwiye ko hano afite urugero niba mwarakoze gatanya byararangiye yego twabivugana neza nyine ku kantu uzi ko aricyo cyari kinzanye naje kubwira uyu mugabo wahangaha yego nicyo cyari kinzanye kuko yari inshuti yanjye iri kuva na kera ngira ngo rero ibyo bintu byose tubyigeho bimwe tubifate tubihereza ibindi tubifate tubihereza afite umugeni hari umukobwa uri aha mukuru rwose kandi wakubaka urugo rero tubigiyemo neza tukavugana ngo azangurira akantu nkaguguzanya akantu vuga uti ikintu wivuga akantu wigasonde gorana akantu ko kunywa rwose gasembuye nkangurira nkagakumva naguhuza nawe kandi nzi ko bizacamo wowe bindekere gusa yego pfa kuba numvise ko uri wenyine yego icyo ngicyo kishyire mu reka humura ubu ngubu n'ibyo twagabanye ndagenda mbishyira ku murongo ibintu byose bivugurura imodoka twarazigabanye amasambu twarayagabanye inzu twarazigabanye ubu ndimo ndagenda mbihereza umurongo ariko numvise ngo yaragiye yari umugabo ariko naramurebaga n'ubundi nubwo uraceceka nyine nta mpamvu kugira ngo yinjire mu ngo z'abandi ariko nabibonaga ko bitazashoboka disi ariko humura rwose yikuye amata mu kanwa nawe azicuza oya ntacyo ngeragereza ufatanye n'uwo mutware wawe ndabizi ko nkunda umva nataha yego icyo kintu cya mbere ndi bumuganirize kandi ndabizi ko ari inshuti yawe yego yego ndishimye pe ariko niba hari fanta afite ahangaha mu mufuka ahangaha sinzi fanta niba hari fanta afite ahangaha ariko do nuko ntazarwara bwaki umukobwa wanjye nzi neza ko atazasongera suko nguko se noneho rero urabona narisize imodoka ku muhanda ntabwo nzamuye ibirahuri kandi harimo ibintu byo naguze gutya mfite abashyitsi ejo bundi yagerayo hano hanze dore haba hari abana bazenguruka harimo abana biruka yagira ugasanga acumukuyemo icumura ngo ni Marine harya niko njya numva nuko ubwo rero wakoze mukobwa mwiza wakoze mudamu mwiza rero mu biganireho bihuze woweho bindekere binkire mu maboko akigera hano feri ya mbere nicyo kiganiro ndi bumubwire Imana ikuyigisha nuko reka rero nirukange reka ni ngaho mwirirwe neza yego ma yego Imana ikurinde kandi nazi umunsi uhuriza yego urakoze cyane ubundi kera hose abagabo nk'aba bari baragiye niwe muko nshaka maze karafunitse umukobwa ndagutangira benshi ikintu cyinjira Ouais, c'est vrai. Oh ouais. Ouais. Babusha. Subirayo. 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 Ndavuze ngo subirayo. Mabusha memba neza nta muntu natuma yongera. Dore ibi nibyo bisamba bavuga. Ndagutimbura pe. Kwende wigize umuntu hatanye. Wende hano barakuzi. Aha barakuzi.
kandi ubu ikintu kirimo kukwica nuko ntaragutira mabuja ko ndeba se ndeba nagasuzuguro ndavuze ngo subirayo reka uri kunyambuza ubundi sha ubundi uri umujura we uri umujura ubwe mpamvu nuko ntaragutimbura njye ndimo ndakubaza ubundi wowe ntabwo uri umujura atikangara umujura mabuja umujura iki noneho cyo bagitohaguye uzi ko barajya kuguhurura nakumugaje mabuja impamvu nabanza ngupfure ibi ubundi mabuja nawe ntindi ndagutwara be mabuja habaye iki ko numva dore igisambo nzanye uyavuye he njye mbonye kirimo kukinturaho urugi mwihorere uyu mwana ndamuzi mwihorere uramuzi waha ubu nteza niko vuye wacyohewe ntose mabuja uyu ni umwana wawe Umwana se wahindutse ntahinduka nuko usigaye ungana urambona nakubonye uri kumbona uburyo nkeyemo mweruka ukiba mu cyaro nyine warabyaye nyeka mu cyaro navuye mwana namusigiye se kuki se wamusize ubu ndaryoshye rwose nta kibazo none se ntari kwase none se ubu ngomba kubona byose cyane wese mba mu mujyi wagiye mu mujyi umeze neza ndabona nta kibaye usigaye wenjeje mfasha ushaka kuza wanshakishije se nanjye ko ndeba byanyobeye mbasa ibyo bigari isi wanjye nsigaye mba njyenyine nta muntu ukinkesha umutwe y'abana ndigenga wanshakishije se ko byaba byiza nanjye ngize icyo mbona nta kibazo ahubwo se uzi ko nta numero yawe ngira nta numero yanjye ugira yimpe nzakurangira icyana nta kibazo ndaje ndayiguha yimbwire nta kibazo nta numero yawe nturangira icyana we my dear 778 kigoryi mwihorereza ujya ukora akazi neza we mabuja rwose telefone ya mobile money telefoni ndaje nkugurira izambu yo kugura kari agakobwa kigize ishyano reka nzanzane uzi inkoni yanjye ukuntu bayita se bayita umukondo umukoroko umukuzanya nabazikuramo tukazigabana nzabakubita kereka nutanyishyura neza